noneho uburyo bugize ute burabonetse ugize umugisha uburyo boneza turi ku musozi witwa Birembwe nona uyu ni umusozi witwa Birembwe nona nahandi abakobwa bageze barabahoka nahandi ababyeyi bageze aho by'abaharebwa urubyaro twageze ndabuzima tuhakura ubuzima uburyo noneho bugize ute burabonetse numvaga abantu benshi bari bihebye baziki ibitabo byarangiye ahubwo ngira ngo mbabwire ngo uburyo bugize ute burabonetse uburyo burabonetse wamuko bagira kwizera ibyanze kukwitabira 23 igiye kwitambura ya masaha amen haleluya izi ndwara abaganga barakubwira ngo ndakoze izakira yubu kuba uburyo bubonetse ugiye gukira mu izina ryande rya Yesu amen Imana ibaha umusozi ibi byose byari mu mugambi w'Imana uyu musozi uyu mwene data ne waruhuzi ariko nayo ndago yabiraranye oya ndago yabiraranye byageze na sambere aze kwa ndago araskare bugere hano ariko kubera Imana haleluya tugeze ku uyu musozi ngo bituhe witwa Birembwe nona ku uyu musozi wa Birembwe nona ubwo rero nadukurikiye wizera ko Birembwe nona ni pari segonde wizera ko Birembwe nona ndabwo aresho ndagwane mukwasi kuzataha uko ni nona uyu musozi umeze nk'ijambo tumaze kwiga ahantu twabanje twica tukaganira yego byari bivuze ngo birahinduka birahinduka na magambo abiri ameze kimwe hanyuma pasi umusozi waruzi uyu musozi no bwa mbere ukandagiyeho naragiye cyakora buro no musozi ubaye mu misozi shobora kuba ngandagiyeho yo miki gihugu no hanze yacu uno musozi menyari nk'umusozi wa 60 ngezeho wa 60 ko njya ndiko ndabaraga za Kanyarira za Ndabirambiwe za Rubavu za Nengo Kampala kuri Mountains ku Musaraba na mukangiye kuza kubigaruka tsindagiye kuyanga badukurikiye tubakore mu rujijo uyu musozi ni uwuhe ni cye kintu twakundishaho ku bantu badukurikiye hano umusozi ubundi abantu hano muri Musanze bawize ko witwa Rubangi uyu musozi hereye mu karere ka Musanze yego ariko none twe tukihagera Imana yahwise Birembwe nona haleluya Imana yahwise Birembwe nona ugakora umushinwa yasigaje ugakora strabag yasigaje paka ugeza aho gambere kugera oya gukano gasoye neza ugatsindagira gutsendagira kaburembo azamodoka zananiwe gukora cyangwa zasigaje aho zasigaje naje ngahatsindagira haleluya kwaje kuyo musozi izina ry'abane ryubahwe kuyo mushiki wacu kuyo mwana data atwiko nagiseho akurikiranye no video yakatabarwa yakabona Imana mwizina ry'awarcyera yakabona Imana mu mwuka yakabona Imana mu ifatika Mana nyemerera izina ryawe rishimwe nyemerera muri aya masaha nubane n'ababana bawe babera Imana babera umuco babera ibyiringiro Kristo mwiza babarwaye ndabasengeye Mana nutindane nabo zandiabete ndayisengeye imivuduko ndayisengeye mwizina ry'awarcyera ndirukana uburwayi mwizina rya Yesu babakobwa bacu ndabasengeye nutindane nabo babasore bacu ndabasengeye nutindane nabo mwizina ry'awarcyera natwe twasamyiza babashomeri ndabasengeye Mana ucenzi ni by'agace kacu gakomeye kuduhitamo no kuri Rwanarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora ariko nanone turi kumwe na Ndi Mukristo TV ari impamvu muri kumbana hamwe hagati y'abo bagabo babiri umwe ni Pastor Rabani undi ni Tsindagira inshuti yanjye ya kera nabuze ariko uyu munsi nayibonye uyu munsi nkuko muri kutubona turi ahantu hadasanzwe ahantu harehare inyuma yanjye ndikubona ikiyaga cya kiyaga ni kihe Ruhondo inyuma yanjye ndikubona ikiyaga cya Ruhondo bivuze ngo turi ku musozi muremure niyo mpamvu tugiye kugana muri iki kiganiro ngo tubabye ahantu duhagaze niye mpamvu yatuzanye hano cyangwa se niye mpamvu woshobora kuza no dukurikiye byose murabizi neza kuko nababwiye gukurikira umwami Yesu ntabwo aba ari ibintu byoroshye ahubwo aba ari ibintu bimwe bisako wiyanga ndetse ugakunda Imana cyane ukagira bimwe ukunda usiga hanyuma rero nabatindiye cyane reka nakire Tsindagira dushyira imbere y'Imana haleluya Tsindagira dushyira imbere y'Imana uri Imana y'amahoro uri rubasha ushoboye byose mbere ya byose turagushimye waturinze mu mayira twanyuzemo watubereye payote natwe tukubera umugenzi habwa icyubahiro
si byari byoroshye muri urugendo ariko wabanye natwe turinze imbaruka mu muhanda turasengeye n'abagiye kudukurikirana nabo ngo bahe umugisha bari baboshwe babohore mu izina rya Yesu Kristo abarwayi bakire mu izina rya Yesu abanyamadeni bishurire mu izina rya Yesu Kristo nyemerera uri isoko ry'amahoro abana bacu baha ubwenge aya masaha kuri ubane natwe udukomereza amaboko mavuta y'igikundira tugumeho lepala la topenevo turirukana imbaraga z'abazimu turirukana borokaje ku buzima bwacu nyemera turi kuri uyu musozi witwa Biremwe nonaha imigisha yacu iboneke nonaha abadukurikana ibyo bifungurwe nonaha abarwayi bakire nonaha abakobwa bafungurira imigisha abatagira akazi bafungurira akazi kuko uri umwami w'abami mu izina rya Yesu Kristo amen. Hanyuma rero nongeye kubaha ikaze na karibu Pastor duhagarare hano umeze mute? Meze neza ndashima Imana. Uyu munsi nabyutse nzi ko tugiye muri Uganda ariko bitunguranye ku buryo nisanze hano ubundi byagenze ite Pastor? Byose mu Mana birashoboka nda kintu na kimwe Imana ikorera mu guhomba kuko buriya na kera kose ab'Imana iyoboye hari genda bangwa turaca hano Imana ikabihindura. Uyu munsi rero nguko biyoze twibwiraga ko tuwambuka umupaka ariko twagiye Uganda biza kurangira byanze Imana tuyobora kuza ku uyu musozi ibi byose byari mu mugambi w'Imana. Uyu musozi uyu mwene data ne waruhuzi ariko nayo ndago yabiraranye ndago yabiraranye byageze na saa 2 azekwa ndago yarasikare bugere hano ariko kubera Imana Haleluya tugeze ku uyu musozi ngo bituhe witwa Biremwe nonaha ku uyu musozi wa Biremwe nonaha ubwo rero nadukurikiye wizera ko Biremwe nonaha ni pari segonde wizera ko Biremwe nonaha ndabwa resho ndagwane mu kwasi kuzataha uko ni nonaha. Uyu musozi umeze nk'ijambo tumaze kwiga ahantu twabanje twica tukaganira yego byari bivuze ngo birahinduka birahinduka n'amagambo abiri ameze kimwe. Hanyuma Pastor umusozi waruzi? Uyu musozi no bwa mbere ukandagiyeho naragiye cyakora buro no musozi ubaye mu misozi shobora kuba ngandagiyeho yo mu iki gihugu no hanze yacu. Uno musozi menyari nk'umusozi wa 60 ngezeho wa 60 ko njya ndiko ndabaraga za Kanyarira za Ndabirambiwe za Rubavu za Nengo Kampala kuri Mountains ku Musaraba na mukangiye kuza kubigaruka tsindagiye kugira ngo badukurikiye tubakore mu rujijo. Uyu musozi ni uwuhe ni cye kintu twakundishaho ku bantu badukurikiye hano? Umusozi ubundi abantu hano muri Musanze bawize ko witwa Rubange. Uyu musozi hereye mu karere ka Musanze yego ariko none twe tukihagera Imana yahwise Biremwe nonaha. Haleluya Imana yahwise Biremwe nonaha kiri uhamya amafite kuri uyu musozi yego. Uyu musozi nawugezeho ndazi kwambara umusozi nawugezeho ndazi kujya mbese ndaciciro ariko irambira ngo ngigiriye neza. Igihe nakubwiraga David ndanga nshima Imana tumaze gukora ubukwe ahangana nakubyina kuhe bya byatsi iheze kuri uyu musozi ibyatsi wagize amafaranga nahanga ibyatsi wagize amafaranga hano se none bisa nibi by'intusi se cyangwa nyine umuntu byari byatsi by'indusi hano habaga ibitubano ko musarura urabona ko hari izindi ndusi bari kuvugurura iri shamba barisaruye are no musozi nagezeho mbagirira kwizera mbasaba umuntu yafashe ibyatsi birambika hasi kwizera ko kumana guke ngenda bifata byaturamwe amafaranga mbishira mu gikapu ndakona kisabaga miliyoni 3 n'igicogezo kunga ngo zingorere ubukwe ibyo byatsi Imana ni kuko kwizera kwanje biremera aka sinago nasigaye umeze neza ndi kureba isa wambaye none birutejo yego umaze kubigira amafaranga kuri uyu musozi kugira ngo none tukundisha abantu badukurikiye kugira ngo baze gukurikira kino kiganiro kuko gusenga mu misozi ntago byemewe kugira ngo abantu baze gukurikira kino kiganiro twe tubabereyo kuko turafata nakanya tubasengere tubabye n'ijambo ry'Imana mu minota mikeya ariko ikigaragaza ko Imana iri kumwe natwe nabonaga imvura ubone ko nayamvura haleluya none ndiko naheza hakurgira mu misozi hakurgiriya ndabona yahezeyo tuba twenya David uyu musozi ubundi tuza hano Imana yabyemeye ko tuhagera hari n'abantu b'inshuti zacu mu mahanga baba tubyenya kubahwa abayobozi bana b'Imana mutugerereyo
mutugerereyo aho tutashobora kugura mutugerereyo twikonegite kuri mwebwe ubwo rero ndakino nacyo ni gitangaza Imana twerekeye hano kuko imvura ibidukuye hirya no hino tuzengurutse ariko Imana ishima ko yenda ino mbora yari yaturogoya imvura no mugisha ariko Imana yavuga ati reka babanze basenge kugira ngo nabandi babakurikiye nabo bazabone gutabarwa n'Imana binyuze mu masengesho yabo. Hanyuma sinagira karame kitubwira uyu musozi wa biremwe nona we kitubwira ngo tukumbuza abantu uri buza gukurikira ikiganiro bagikurikira bizeye bumva ko ibyo bigiye gusubizwa maze iminsi ndi kubwira abantu ni ijambo ndi kugendana rivuze ngo twumve turebe ariko tunige ni ibintu bitatu twumve turebe ariko tunige birababaje ko wadukurikira ariko utumvise warebye gusa yego utanize burya ari kumva ariko kanumva kanasigarana David uyu musozi abantu benshi bafite amateka ari benshi twasenganye kuri uyu musozi Imana ikababwira ngo bazabantu bakomeye uyu munsi bafite amaduka bari barabuze urubyaro bakuye urubyaro ngiye ngo ubwira ibintu bamijeho abandi Imana yagiye ibwira zaviza ubu bari hanze y'ibihugu uyu musozi kimara kubwitaho ni biremwe nona nda muntu waje kuri uyu musozi ngatamara amasa uyu musozi ngiye uzaho mudamu wanje usikabona kwangana aha Imana yamubwiye kimuhaye nago muherutse ndumuheruka kira nyina nakubyiba akatarabyiba cyane aha Imana yamubwiye ngimuhereye umubiri cyo giye kuko n'abantu bavuga atari koko twari ubuzima bwanje bari ubuzima bwanje bari barakuvuga atari koko wa mubyeyi wasanze tsindagira Imana yaravuze kwabonaga ko ndabuzima mwaza mubya ati tsindagira ubona azakugurira igitenge ubona azakuri 200 mu mufuka akakugaburira ariko mbageze Imana yambya ngo wikuva amabwire y'abantu umva iconze mvuganye nawe nge nzakugaburira nzakwambika nzabambika David nuko Imana ubundi amazina yawe usanzwe nayahe tuyubahere yandere Oni umusirimu bivuze ngo umuntu uri buza kudukurikira muri iki kiganiro cyangwa se muri vuga butumwa turi gukorera hano gusengera ku misozi ntago byemewe ariko wadukurikira ukizera Imana ikaza gukora imirimo n'ibitangaza uyu musozi ubwo nukumva no musozi wagiye kurirwaho ibitangaza bivuze ngo iki ni igihe cyiza nubwo muri ibi bihe bigoranye ariko n'igihe kiza aho umuntu ashobora kudukurikira ahantu hagiye hatandukanye ugakurikira ivuga butumwa nta kibazo komeza tsindagiye bone bagenda nakuzanya urabona ko twabyutse tuzi ko tugiye kumusaraba tugiye kumusaba muri Uganda kandi tugarukiye ku mupaka mutirengagize rero ariko Imana yashaka tuza ariko pasti rikamanze mbaze twagiye muri Uganda twegera ku mupaka je nanambutse naje ndambuka ahantu bahita muri zone net ahantu nyine abadafite nyiraho abantu bajya kuri migrasi arakantu kaba kari hagati kubujyaho hagati nta burya ngo nta nyiraho bahafite nge nagezemo urasigara kubera iki twagarutse hano bishatse kwigisha abantu boreya bino harimo amasomo akomeye cyane cyangwa se inyigisho zikomeye nguko twatangiye tuvuga boreya Imana ikora ukwayo Imana ikora ukwayo kandi tuje hano twabanje no kwiherera ngo dusenge Imana yareze ko uyu munsi umugisha wacu uri hano isengesho ryacu kwari hano network yacu buriya ni hano ibendera yacu yari yazamuka hari hakurya rero ndago byari birimo hari ubwo ntago byari birimo ubwo bisobanuye mu buryo bw'iyobokamana bisobanuye iki bisobanuye ko Imana ndahandi itakorera burya nubwo tuba tuzamutse nk'uyu musozi tukahagera burya hose Imana irahari na hariya ari butubone iza gushima ko tuhajya ariko hano naho niho Imana ashimye kutubonera n'Imana ashimye ko twigaragariza n'Imana ashimye ko twereka ibitangaza byayo kugira ngo yiheshe icyoboro kandi yerekane ko ari Imana nawe unahamenye ifite ubushobozi bwose kwanza nanjye mbamenye n'igihe yanda uzaba udahari nagize inyota kugira ngo hahantu ubwo tsinagere dahari ikanyewe mbijyane nimbagira ndi kubwira David ngo sina ngo wagiye Nyandungu mbamage ngujana Nyandungu mbya David uzabaje Nyandungu muri Kigali Nyandungu muri Kigali wagiye misozi 30 ningahe nge nagerageje guhagarara ahantu bari buze kubona kira kiyaga ngo abantu babona hano duhagaze barebe n'umujya hasi uko bimeze bigaragara ko turi ku musozi muremure hanyuma reka tube tuvuye kuri tsindaga tuze kuri pass hari nk'abantu bashobora kuba badukurikiye bakavuga ati si ibintu byo gusengera ku musozi ni ibintu by'ingenzi cyane cyane nk'abasengeye ku misozi 60 n'inga watubwiye umuntu ashobora kuhita yibaza se n'ikifuzo kimwe wazanaga ndakubazamo ibibazo byinshi kugira ngo uze kubidusubiza rimwe ese hari byo wasengeraga byagiye bisubizwa uko wabitekerezaga icyo ngicyo kuba kari igihe gitoya mubaje ibibazo byinshi yego
byo nagiye nsengera byarasubijwe hafi 80%. Imana yari bikoze rwose ndanayishimiye no kuba turana kuri koranabuhanga turi kuri kamera zanjye kuri iki kinyamakuru ibikoresho ari byacu nibyo twasengeraga. Mano wagona ikinakoresheje bya Pastor Bani. Usko twasagiye wawe bigoranye byaduhenze cyane ariko turashimira Imana ko Imana yabikoze gacinzira tugashura kubibona isaha n'isaha notereka kamera ngaririmba ngasenga Imana yacu gahabwa icubahiro. Icya kabiri iyo misozi yose natangiye kwigendaho ndi sake uyu musozi nakuye ko ari umusozi wa 60 menye ngezeho bwa mbere ndamakote twagiraga ayo no kuri kuyamba none uyu munsi witwa nde witwa Salomo igitondo kimwe yarimye amaze kwima aravuga ngo none ni hehe nakuru umusozi nasengeraho nakaye kanunga nakaye kanunga le pilatos kabaho amavuta nonebo gakomeye kurusha utonde nje kogera kwaza ndi makuru baramubwira ngo genda uje kuri Gebeyoni jya kuri Gebeyoni aho ngaho niho urahurira n'Imana bazamukana ibitambo ageze arasenga Imana imugirira neza. Hari abantu badukurikiye hano Pasa, hari abantu badukurikiye bashobora kuba bafite ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane nk'iby'uburwayi. Umuntu buryo umuntu ufite ikibazo cy'ubukene n'umuntu uri kurwana n'ubuzima bwe kugira ngo arebe ko yaramuka. Burya abantu baba batandukanye. Nubwo buri wese agimenye umusonga we ariko hari abantu baba bafite ikibazo cy'uburwayi, bafite ibibazo bitandukanye ndetse nabumva ko ubuzima bwabarangiranye. Niba kurikira kino kiganiro mu by'ukuri tuvuga ati ni cye kintu cya mbere bagomba kubanza bitondera cyangwa se bagomba kwizera muri iki kiganiro cyangwa se bagomba kumva ku musozi cyabafasha. Ngiye cyendo cya mbere bagomba kubanza kumenya bibe biravuga ngo ndamahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Mbere ya byose banze baca bugufi kuko David hari abantu barangiye iki kiganiro bakihutira guhita bafite nomero bagahamagara subundi witekerejeho ngiye nkunze kunabibwira none uhamagaye ndabwo ari Imana cyakorenda ariho ngagufashe akuzamure kuko biravuga ngo ababiri baruta umwe niyo bagendanye umwakagwa mugenzi yaramubyutse ngo niyo baryamye barasusurukirwa ayo namagambo ari mu mubwiriza. Mbere ya byose rero kubanza kwihanuka avuga ngo Mana ndi umunyabyaha tukaca bugufi mbabarire ubusinzi bwanjye mbabarire ubujura bwanjye mbabarire ububashi bwanjye ubundi ukabona guhamagara umukozi w'Imana. Aya mavuta arimo mu uyu musozi nawe yarebo kugero kandi urabona igitangaza cy'Imana. Rimwe reka twiruke ku bantu bagutumye. Yego. Ku bantu bagutumye. Kiro bafashe. Kuko tugiye muri Uganda. Yego. Uvuga ko ari abantu bagutumye ko ugomba gusengera kandi nabo twanazamutse hano nikiro bafashe. Muka tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Icyo mbafasha no gusenga sanzwe mbasengera naje kubasengana nabo ndabasengera ko nisengera kimwe ko nabo baransengera bava ngo mushumba Imana ikongera amavuta Imana ikongera imbaraga dongo nimfasha ngufasha. Mu buryo bumwe baramfasha nanyu ubundi buryo ngabafasha bakansengera kuko no kuba nageze hano bavuze ngo Mana ugendane n'umwana wawe isengesho rye cyangwa isengesho ryacu uryumve nyuma ya none tuzagarukana amashimwe dushima Uwiteka. Icyo rero nababwira muhumure Imana ni data yatugendereye kandi yabavuzeho kandi iracyakomeza kubavugaho muhumure rwose message zanyu mu gikari turazibahereza. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye ikintu nababwira no kwizera mukicisha bugufi nkuko Pastor bibabwiye uyu ni umunsi udasanzwe. Pastor yavuze amagambo menshi yavuze ko yagiye ku musozi ari sakintu no kuvuga ngo nta mafaranga yari afite nta kuntu yarabaye ubuzima bwari bugoye ariko uyu munsi nkuko mumubona David hari icyo twita gutsindagira kaburembo. Gutsindagira uyuse gutsinoya kugenda n'ibirenge kugenda n'ibirenge dongo twebwe tugatsindagira zira mashini zikora imihanda zasigaje y'ubisakindu y'abantu rashogoshera akavuga ngo niba ari ibirometero 30 ndabigenda fundo ugashira ibirenge mu muhanda ugakora umushinwa yasigaje ugakora strabag yasigaje paka ugeza aho gambere kugera. Oya gukano gasoye neza ugatsindagira gutsindagira kaburembo azamodoka zananiwe gukora cyangwa zasigaje aho zasigaje naje ngahatsindagira. Haleluya. Ariko Yesu yagize neza kandi turava mu bwiza tujya ni cyo kintu nari kubabwira murabona ko uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Pastor Bani mamenyere kuri Rwanda Kihe Plus ndetse no kuri ndi mukristo ho niwe ntago mbigarukaho musanzwe mukurikira sinajya n'inshuti yanjye ya kera ku bantu bakurikiye video kuri ndabirambiwe
ku bantu bakurikiye video kuri Ndabirambe muzi ko twakoze video nziza abantu bayikurikirana ari benshi cyane usibye ko twaje kugira ikibazo video tukayitakaza ariko twayitakaje maze kurebwa n'abantu miliyoni rwose no video kuri Ndabirambe twayitakaje maze kurebwa n'abantu miliyoni n'abantu benshi cyane hanga rero mwadushyigikira mukaza gusharinga ko uyu munsi n'umunsi udasanzwe kubona pastor akaza nikose ugize ute burabonetse amen amen haleluya amen haleluya amen uburyo ngwifurize ko uku kwezi kwa gatanu ku itariki ya 22 Imana yaguhinda veva uburyo bukaboneka uburyo buzima bukagira ute bukaboneka papa ndacerekezwa wari ufite imari w'akazi kumugisha Imana ikuremera igitangaza wamaze igihe kirekire ukora bikanga ngo hanuriye ndimbere y'iyi kamera ngubwira ngo uburyo burabonetse uburyo bwo gucuruza burabonetse uburyo bwo gushaka umukobwa burabonetse wewe papa umaze imyaka 5 uri mu depozo bikanga uburyo burabonetse ugiye gutepoza bigira ute byemere mbonye Imana igiye gukiza abarwayi le pilato sefu iyo uburyo bubonetse kanseri irakira iyo uburyo bubonetse diabete irahagarara iyo uburyo bubonetse amaragari garanze ukiragarakira mbonye Imana igaza mu nda z'abadamu ibyuma bya biri Imana irabikuramo iyo uburyo bubonetse ingwara zose zirakira pata zirakira iyo uburyo bubonetse uva mu ikodo ukaza mu nzu yawe ariko uburyo butari bwaboneka nayo kuri iyi nzu urayabura ariko nje kugutangariza ngo iyakwishuriye yikode kuko uburyo bubonetse iragwana inzu yawe haleluya kuba wawe uburyo bwabonetse umwana wakaja mu shuri na kaminuza arayiga iyatumije yiga ya mashuri matoya akarangiza haleluya Imana ivuganye nanje muri aya masaha uburyo bwabamaze iminsi abarazo barabuborotse ariko ijambo rirambwiye ngo noneho uburyo bugize ute burabonetse ugize umugisha uburyo bubonetse turi ku musozi witwa Birembwe nona uyu ni umusozi witwa Birembwe nona nahandi abakobwa bageze barabahoka nahandi ababyeyi bagize aho by'abaharebwa urubyaro twageze ndabuzima tuhakura ubuzima uburyo noneho bugize ute burabonetse numvaga abantu benshi bari bihebye hasika ibidaho byarangiye ahubwo ngira ngo mbabwire ngo uburyo bugize ute burabonetse uburyo burabonetse wamukobwa yagira kwizera ibyanze gukwitaba 2023 bigiye kwitambura ya masaha haleluya izi ndwara abaganga barakubwira ngo ndakoze izakira yubu kuba uburyo bubonetse ugiye gukira mu izina ryande rya Yesu amen Imana bahumugisha Imana ibambika imbaraga abarwayi bakire mu izina rya Yesu indwara abanyamadeni nawe wari ufite ideni Imana igiye gukwishurira ideni le pilato CFO uyu mugongo wakujyaga Imana igiye kuwukiza abahoraga urugutaka ikintu citwa mara Imana igiye gukikiza yamara hari abantu 50 Imana igiye guhicerekezo cyo guca amazu yabo hari abandi Imana ifunguriye ubukwe hari abakobwa Imana ifunguye mariage hari abaye bafite umudayimoni wo kufata ingwa zigasenyuka Imana yongeye kubaka iki izingo iyo uburyo bubonetse amara araboneka amen ndamuroza ukumenyera ndamuroza ukuvogera iyo uburyo bwagize ute bwabonetse Imana bahumugisha abari batukurikiye uwiteka bakomeza mu kumwizina ryande rya Yesu amen amen arakoze cyane mwene data kutugeze ijambo ry'Imana ifite indege ivuga ngo uburyo buraboneka Mana ishimwe cyane amen reka dusengere mwiri jambo nanyu Mana nsize ku mutima kurisangiza abakunzi bacu kuri Gona Yake TV nandi umukristo TV ni ijambo ubundi tuva mu rugo tuzamuka ku uyu musozi nazamukanye rino jambo ivuga ngo kwibutsa amasezerano kwibutsa amasezerano haleluya ya mukobwa dukurikiye Imana yibuka amasezerano haleluya ya mugabo dukurikiye Imana yibuka amasezerano Imana ishimwe yagusezeranije byinshi yakubwiye byinshi haleluya yakubwiye ubukwe Imana ishimwe yakubwiye umugabo yakubwiye akazi haleluya yakubwiye amazu yakubwiye amafaranga Imana ihabwe icubahiro Imana yeboke iryo sezerano yibuke Mana nishimwe cyane kuko uburyo bubonetse ubwo Imana yeboke isezerano haleluya uyu musozi nawe uzamutse mvuga ngo nzamutse umusozi haleluya kujya kwibutsa amasezerano Imana ishimwe wowe ngorekeye umaze imyaka urwaye ariko Imana yakubwiye kuzakira pilato sevo Mana ishimwe cyane Mana yakubwiye kuzakira Mana yakubwiye kizakubera muganga Mana avuze ko ubwo burwayi ubifite ngo isezerano yakubwiye ko ubwo burwayi ndahari ubwo ko kwica n'ubutuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro
kuba rero yarakuvuzeho iryo ni isezerano. Haleluya. Reka nsome ijambo ry'Imana no mu gitabo cya Yosuwa. Yego. Igitabo cya Yosuwa gice cya 14. Yego. Ndasoma murongo wa 6. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haratubwira ngo abayuda bahera ko basanga Yosuwa igirugari. Yego. Kalebu umwana Yefune umukenazi aramubaza ati nduzi icyo Uwiteka yatuvuzeho. Yego. Njyewe nawe akakibwira Mose umuntu w'Imana. Haleluya. Turi kumwe i Kadeshi y'i Baruneya. Haleluya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya. Haleluya. Maze umugaragu w'Uwiteka anuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Reka nzimbagarire hano. Iyo dukomeje gusoma aya magambo y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana, tuhasanga kino ni ikiganiro umugaragu w'Imana Kalebu yagiranye na Yosuwa. Haleluya. Yosuwa na Kalebu bano ni abantu babaga hafi y'umugaragu w'Imana Mose. Mose yari ngo mutambyi mukuru cyangwa se mutambyi mukuru. Yosuwa na Kalebu bakaba ng'Abalewi baba hafi y'umutambyi. Haleluya. Bano bagabo rero gitondo kimwe. Yego. Mose arababwira ngo mugende mujye gutata. Kuko igihugu twenda kwinjiramo twamenye amakuru yacu. Bafite indwaro, bafite igisirikare, bafite abantu bakomeye, bafite ubwirinzi buteye ubwoba. None mubanze kujyayo, bajyayo bajya gutata. Buriya muri iki gihe mu Rwanda dufite slogo nyinshi ivuga ngo icyambere ni amakuru. Icyambere ni amakuru. Yewe mukobwa mbere yo kuganizwa n'umusore icyambere ni amakuru aba yatambutse. Mbere yo kuronga akazi muri ya office muri ya company icyambere ni amakuru. Ni amakuru ufite ntabwo ujya kudeposa. Ariko ufite amakuru ujya kudeposa ugakora ikizami. Imana kugendemere ugatsinda ng'abandi ugakora ugahabwa akazi Imana igahabwa icyubahiro. Yosuwa rero na Kalebu Mose arabatuma ngo mugende mujye gutata mumenye amakuru. Bagenda ari imitwe ibiri. Ariko noneho ngo barabatase 10 aho Kalebu yanyuze na Yosuwa ngo bo bagarukana inguru ziteye murare. Icyane gishoro cyanyuze ngo kigarukana amakuru aceye indege. Haleluya. Kumugiye abantu bose barambaraye kubw'amakuru baciriye kuby'inguru bumvisije bamaze kuzumva bacika indege. Igihugu cyose bacika umugongo. Ariko Kalebu na Yosuwa bahageze babwira Mose bati ko mbona abantu murare yamanutse no kubera iki byatawa n'iki. Haleluya. Mose arabwira ngo niba abane mwagendanye bamwe baciye buryo abandi baciye bumoso. Bariya rero bageze hano mbere batubwiye ko tutabishobora kwinjira muri kiriya gihugu. Amen. Ariko Yosuwa na Kalebu babwira Mose bati cyakora ibyo bavuze nibyo. Ibyo bavuze nibyo bafite ubwirinzi ngabo zirakomeye ndetse byavuze ngo ni barebare ni nabanini n'abandi mani heburebure ndetse ikaba no kubyibuha dangu ugasanga baruzuye bafite igihagararo gishitse. Niko zirangabo benda kujya kurwana nazo niko zari zihagaze. Ariko noneho Kalebu na Yosuwa baravuga none ariko tuzi iki Imana yatuvuzeho yatwambukije inyanja. Haleluya. Yatwambukije Yorodani. Haleluya. Yatugaburiye manu mu butayu. Munyikirize ngo amen. Amen. Kujya mu mavuta. Haleluya. Ariko no kwibutsa amasezerano. Haleluya. Tuvugane ngo amen. Amen. Egera cyabaye kirekire kuko batanze amakuru atanze murare. Abisiraheli bayubakaho bwako baravuga ngo yatwamukije inyanja yatuhaye manu mu butayu yatumye dutsinda abami bakomeye harande hazato ubundi nimukarebera Imana mu byitarakora. Nutegerereza Imana mu byitarakora
n'ubundi uzabona itari gukora tuyishake tuyishime mu byo banze usubiza amaso nyuvuga ngo shingiye kwibi yakoze birashoboka ko nibinije kubikora para abagabo bari abanyabwenge yego bangwa dushingiye ko twiswa twamutse inyanja haleluya tukamuca inyanja Mana ishimwe tukamuca inzuzi Mana ishimwe tukarwana bikomeye haleluya tukabona amana tukabona amazi mu butayu ndaminde zihari ndamige zitari ndamiryango dufiteyo tukabona amazi yaduhaye amazi ezatugabiza n'abariya bamereke ezadwa n'abari abanaki biravuga ngo tuzabarya ng'imitsima abanse bacu tuzabarya ng'imitsima muhumure reka nihute haleluya tala penevo Mose ndafashijwe Kalebu ibi yabibwiye Mose yabibwiye nani Yosuwa niwe yabibwiye yego igihe cyarageze mu gusubizwa kw'amasezerano baratatana haleluya vuga ngo baratatana nama y'inyuma kamera vuga ngo baratatana mvuze kano kwano gutatana musirikane ko mu by'Imana tubyiye mbogisi yatubwiye ko igihe kizagera ndi habe hari wegeranye n'undi nje turaceganyije nawe ariko bitari mu ntambara bitari mu matiku mu bisubizo bitaro guhunga uko mu bisubizo ngatura i Kigali undakaja muri Amerika undakaja Kenya undakaje Burayi nabyumvise ngo nshige nawe twabanaga kuri telefone ubu kuza kunjaka no gutega musaza naje no kunja kugushaka ngagusanga rubavu Imana nikora imirimo haleluya batatanye yego Imana isohoza amasezerano ya Yosuwa yego haleluya ndafashijwe ubundi Mose agihari ntabwo Yosuwa yararazamuka umunsi Imana yabwiye Mose ati mesaje yawe irarangiye bireba ku isi irarangiye yego Mose yafashe ingoni ahereza Yosuwa ati enda akira aho naringereje nawe usumukura amategeko Yosuwa yicara ku ndebe haleluya y'ubuyobozi ariko hagati aho yego Kalebu yari yarashwiragiye yaragiye yarabivuyemo abayo yeryo butayo iri burebure yego butayo buramukubita haleluya butayo buramuhondagura ariko noneho yeshaye mu musozi ngoyo wajeho hari nabaza mu musozi bihebye ajya muri agenda yongera yibutsa amasezerano burya ni Imana ikubwiye ujya wandika ya muduku iki Imana ikubwiye jya wandika ajya muri agenda arareba umwaka washize ariko agera ku jambo Mose yababwiye bari kumwe na Yosuwa arababwira ngo ko mwatanze inguru nziza kandi zitanze morale aho mwakandagiye nituhagera hazaba zahinduka ahacu kwaje kuyo musozi izina ry'abane ryubahwe kuyo mushiki wacu kuyo mwana data atwikonagiseho akurikiranye no bidewo rekatabarwa rekabona Imana mw'izina ry'awa ryera rekabona Imana mu mwuka rekabona Imana mu ifatika Mana nyemerera Yesu nyemerera mwuka wera nyemerera muri aya masaha nubane n'abana bawe babera Imana babera umuco babera ibyiringiro Kristo mwiza babarwaye ndabasengeye Mana nutindane nabo za diabete ndayisengeye imivuduko ndayisengeye mw'izina ry'awa ryera ndirukane uburwayi mw'izina rya Yesu babakobwa bacu ndabasengeye nutindane nabo babasore bacu ndabasengeye nutindane nabo mw'izina ry'awa ryera natwe twasamyiza babashomeri ndabasengeye Mana ukinzira babone imirimo babone bari guhomba mw'izina ry'awa ryera urugendo rwagiye Mana ubagirire neza mw'izina ry'awa ryera bano bose imishinga yabo irapfe yarinze mw'izina ry'awa ryera Mana nubabone nubegere bana baba ku ishuri babone uburyo bige mw'izina ry'awa ryera uburyo bw'amafaranga ndetse buboneke busobanuke kuko Imana isumba byose abanyamadeni bishyurwa nawe kuko uri Uwiteka zangwa ziri gusenyuka zubakwe nawe mw'izina ry'awa ryera ayugi zigera mu zubake babakobwa bacu ubakure kugumirwa abafiyemere bahora abafiyemere wavuze ubukwe kuri bo wavuze ibyiza muri bo babandi ndasihezeho mw'izina ry'awa ryera babandi bakeneye urubyaro ndabasengeye abashiki bacu mu Rwanda
bamwe muri Amerika muri Aziya n'abasengeye yatubahembura ukora ibintu twageze mu bukwe bw'ikana ukabutubura n'abafite ubukwe n'ababarengere bararikira uyu buryo bubonetse amarembo agomba gufunguka izina ryawe niryubahwe nubane natwe umwami w'abami nuturengere ndagushimye ko abantu kwe ku musozi w'igisuzuguriro gendera abana bawe ndagushimye ko barwaye mu nda turabasengeye barwaye imigongo turabasengeye barwaye umutwe udakira turabasengeye izina ryawe ryera bari mu bigeragezo turabasengeye izina ryawe ryera uramukijije Yesu ndagushimye sengeye bano bantu bambuwe akazi datongera urema kandi aba baribwaga imitwe turabasengeye ngata uri mwiza ushemye ko ari cyo ukoze ku mushiki wacu ushemye ko utanze ubukwe ushemye ko wongeye gutanga akazi ushemye kuremya urubyaro ndagushimye kuko y'abantu mu rujirajiro ari urubyaro ndagushimye ko ufunguye amarembo ari urubyaro izi ngura zubatse mu izina rya Yesu ari urubyaro Imana iremye bari bafungiranye ahantu ariko urafunguye utanze urufunguzo ubafungurira ibyuma bafungiyemo binjiye mu migisha yabo ndagushimye Yesu kuko umwami w'abantu bisubize kuriho niko twatuye gusorezwa amasezerano mu bana bawe bagereza kuko Uwiteka badukurikiye hirya no hino uno kuri telefone ye data reka abone Imana uno ari mu imodoka dukurikiye reka abone Imana uno ari kwa muganga dukurikiye reka abone Imana mu izina ryawe ryera rya baba tadwane nemeregre uno ayicaye ku gitanda dukurikiye reka abone Imana uno ari muri salo ye dukurikiye reka abone Imana ibi byangombwa turabibohoje urengera abana tubahoje ibi byangombwa byari biborotse mu izina rya Yesu data wa twese mwiza babandi ku byangombwa data ubagirire neza niwe Mana wafungura umuryango bagasubizwa data mwiza amaviza amapasiporo bakayabona izina rye rigashyirwa hejuru ngatubera Imana warunyazwe umutungo haleluya umutungo w'umugarurire uyu ufite urubanza ngwino umubere umwavuka kandi repenevo ndakwinginze Yesu uburengere ndagarenganurwa amen 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 nyuma ku bantu bari badukurikiye ivuga butumwa ryacu uyu munsi reka turisoreza aha ngaha gusa mwamenye ko byagenze neza kandi burya ngo nta kintu Imana ikora mu gihombo buri kintu cyose Imana igikora mu nyungu zayo bivuze ngo yaduheze iminota mikeya ni mu nyungu zayo yemeye ko duhagarara hano ni mu nyungu zayo yemeye ko tujya muri Uganda tukagaruka ni mu nyungu zayo bivuze ngo yakwemera ko wapfa ejo cyangwa se nkapfa ngiyewe ejo ni mu nyungu zayo kubw'impamvu zayo bwite ibishatse kwigisha abantu no kwereka abantu hanyuma rero nkuko tubimenyereye abakozi b'Imana mba natumiye buri wese namubwiye akatubwira nimero yo kugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe umubona mu buryo bugiye butandukanye cyangwa se kuganira nawe aze kumubona reka duhere kuri Sindagira nimero yawe ni iyi ni 0788 61 49 16 0788 61 49 16 muri Imana bane nawe umuntu wifuza gusengana na Sindagira niyo nimero bamushakiraho pastor 0788 makumyabiri na kane 53 8 kabiri 6 mbite n'indi mbuze kuri nyambo na kuyindi ni 07 watanze kariyo nziza bamenyereye 07 makumyabiri na kane 53 8 kabiri 6 iboneka no kuri WhatsApp Imana ibagiriye neza iyo ngiboneka kuri WhatsApp niyo tuba dukeneye cyane abantu b'ikigihe n'aba digital hanyuma ndabashimiye cyane wowe wemeye gukurikira kino kiganiro cyangwa n'uvuga butumwa ryose kuva dutangiye kugera ku musozo ndagushimiye kandi Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe hanyuma namwe bakozi b'Imana mwemeye kuganira nanjye ndabashimiye kandi Imana y'amahoro ikomeze kandi Imana ikwagurira imbago amen amen amen